Naho neza. Amazina yanjye ni Mukabasenga Anita. Baturingire Jean Martin. Aba ndi mama w'abana. Biragoye kugira icyo mvuga ariko nanone mvuga. Reka dushime Imana. Bari twitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana ni igitangaza irahambaye. Ntabwo icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu, inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza batugana, badutabara, tubashime. Imana ikomeze ibahe umugisha. Igisubizo wa mukobwa mukuru mwabonyemo umwana wa mukuru wanjye, ariko namufataga nk'umwana wanjye. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye kumvuga. Reka nshime Imana ikomeje kubana nanjye, imbaraga. Ndashimira nanone mwebwe bantu mukomeje kuza mutugana, muza kudutabara, muduhumuriza uko bwije n'uko bukeye. Imana ibampere umugisha. Imana ni igitangaza. Ntabwo nabitekerezaga. Umuryango wanjye twari tubanye neza bikomeye pe. Navuga ko ari ijuru rito. Umugabo wanjye yankundaga, namukundaga. Byarenze kuba sheri. Abura kumwita ku buryo avuga ngo nziye kandi ibyiringiro ko nzamubona. Imana yaduhaye impano nziza, umwana w'umuhungu w'imfura yitwa Aruno. Aruno yari umwana udasanzwe, afite imico papa we. Yakundaga Imana. Papa we yarabateguye, ndabizi neza. Yarabateguye. Nzamubona. Imana irongera iduha umwana ko atagize, njyewe yaranejeje. Iyo yagombaga kunkorera yarabikoze. Nubwo inzozi ze abashije kuzibona zirebesha amaso. Imana yamuruhuye, hari byinshi yamurinze. Uyu mwana afite amateka kuko yampamagaraga mu mazina yose. Yampamagaraga mama Aruno, yampamagaraga mama Aruno, yampamagaraga mama Nene,
yampamagaraga mama ati yari afite amazina menshi ampamagara, ariko ashingiye ku bandi bene nyina abona aho ngaho. Niko navuga gusa Imana yabariye, hari ibintu byinshi yabariye. Bakundaga papa wabo, bikundanye ngo birajyana. Bakundanaga cyane, gusa Imana imbabarire, amanje kwitotonda. Imana avuganye kubera iki yemeye ko nsigara, ariko Imana ifiteho umugambi ukomeye, kuko papa wabo nanjye yifuje ko bagendana tugatahana, ariko ntabwo yabashije gukunda. Ariko ku mpamvu zinturutse ari ubushake bw'Imana, Imana yateguye izi mpamvu, kandi nanjye ndaharanira kandi ntashidikanya ko muri kiriya gitondo ngomba kubiharanira uko byagenda kose, kugira ngo wanjye nkazabona. Kandi mfite kwizera pe. Umuntu yavuga byinshi kuri bo, gusa sinabirangiza. Ncumbikira ngaha. Njyewe ubundi amazina yanjye ni Nyiransenga Odette, akaba ndi mama wa Gisubizo Olivine. Gisubizo Olivine rero ibyo namuvugaho ni byinshi, ariko cyane ikintu cyarangaga Gisubizo Olivine yagiraga urukundo. Gisubizo Olivine yageraga igihe akatubwira ati mureke dusabane n'Imana. Gisubizo Olivine yakundaga Imana cyane. Gisubizo Olivine ni umuntu wasabanaga n'umuryango wose. Gisubizo Olivine, Mana, uburyo mbona yakundaga Imana cyane. Yagiraga imirimo myiza, Gisubizo yarafashaga. Gisubizo rero iherezo rye, ngewe nkurikije imirimo Gisubizo yakoze, ngewe kube amaso yanjye n'ay'umubiri, ariko ndi kubona Gisubizo pe agize iherezo ryiza. Kandi hari n'igihe Imana yo yonyine niyo izi uruhande Gisubizo aherereyemo, ariko njye ndabona Gisubizo Imana yabimuhaye ubugingo. Njyewe ndi nyina. Uwo bita Marite yari muramu wanjye nkunda cyane. Muramu wanjye Marite yaduhaga inama. Muramu wanjye Marite yasabanaga. Muramu wanjye Marite yakundaga Imana cyane. N'abana babo Marite ni muramu wanjye, nkaba mwene nyina w'umudamu wa Marite. Ubu rero nanjye ndimo ndaharanira kugira ngo ngire imirimo myiza, ku munsi w'umuzuko tuzabonanire mu bwami bwo mu ijuru. Muri uyu mugoroba
mbere yo kugira icyo mvuga mbanje kubashimira mwe mwese mwitanze mukaza kutuba hafi kuva umunsi mubi watubaho muri iyi minsi mibi yari itugoye kugeza uyu munsi mukidufata mu mugongo. Ndabashimiye ndanabasuje amahoro y'Imana n'abane nabo. Icyo navuga kuri musaza wanjye, ntabwo njye namufataga nka musaza wanjye, namufataga nk'umubyeyi wanjye. Ni umubyeyi wanjye, ni umubyeyi wa twese, yari adufitiye urukundo, si twe gusa, famiye yose, abavandimwe, abaturanyi, mbese abantu bose ku ruhande, abo basengana, yari umumaro kuri twe. Musaza wanjye namukundaga by'intangarugero. Musaza wanjye namukundaga, cyo namwifuriza ndagusezeranya ko nzihangana nkore ngerageze kugera ikirenge mu cyawe kugira kuri wa munsi nzongere kukubonaho. Icyo navuga ku bana bacu nabakundaga. Abana bacu bari ingenzi kuri twe. Orunera wanjye warankundaga, Aruna wanjye wamvukiye mu maso narabarese, nabakundaga, sinari shangazi wanyu, mwari barumuna banjye. Ndabakunda cyane, nzaharanira kuzongera kubabonaho kuri wa munsi w'umuzuko. Icyo ngusaba Mana, uzanshoboze gukora ibyiza kugira tuzongere tubona. Demayi wanjye, ntabwo wari Demayi wanjye, ntabwo wari muramukazi wanjye, wari umubyeyi wanjye, wari umubyeyi wanjye. Ku munsi wa mbere ukigera mu rugo rwacu twarabanye, umba hafi, umfata nk'umwana wawe. Nzagukunda kugeza ku munsi wanjye wa nyuma ku buzima bwanjye. Icyo nshimira Imana yanze ko tuzimangatana, yashimye ko musaza wanjye, papa wanjye ariwo rwibutso, niwo rwibutso yadusigiye, niwo maraso yadusigiye. Nzagumana nawe kugeza ku munsi wanjye wa nyuma. Icyo nshimira Imana, nimugoroba wampamagaye urambwira nagisa ngwino hano, twakundaga kunyita, ndaza uranyicaza urambwira uti mwana wanjye muhumure, sinzabatererana, sinzabahana, mu bibazo byose turi kumwe, sinzigera mbasiga. Tuzaharanire kubona amaraso yacu, niwo maraso Imana yadusigiye. Icyo nagusezeranya, isezerano wampaye, Imana izagukomeze, ntukadutenguhe natenguha. Murakoze, ndabashimiye. Yewe nitwa Niyonsaba Providence, abandi mushiki wa Marite aramukurikira ubwa gatatu, ni imfura ya mama. Ni njyewe n'umukobwa washatse mbere, ni nanjye imfura yabo w'umukobwa. Marite kuva mu busore bwe yambaye hafi, akambana, akambumba. Marite yari inshuti yanjye y'akadasohoka, yangiraga inama mu buryo bwose bushoboka. Marite bigera aho ashaka umugore we tubana neza, nta kibazo n'iki na kimwe yigeze tugirana.
ndi gushima Imana umugore wa Marite yasigaye, nubwo Marite yajanye n'umuryango we, ntabwo yadusize twenyine, yadusigiye incungu y'urugo rwe. Tuzabana nawe, tuzamuba hafi, azatuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Abana be nageraga hano bakanyakira neza, bakamenya ko ndi nyirasenge, bakanganiriza, umwe akanyicara impande, undi akanyicara impande, tugaparura tukumva turishimye. Imana ibakire mu bayo. Nitwa Kwihangana Pauline. Mbanje gushima Imana n'abantu bose bari aha ngaha baje kudutabara, bamaze iminsi hano guturuka twakubitwa n'inkuba kugeza uyu munsi. Ndi Kwihangana Pauline, Marite akaba inshuti magara yanjye, umuvandimwe, musaza wanjye, yarasobanuye byinshi kuri njye. Njye na Marite twari dufitanye umubano wo hejuru, byagera ku rugo rwanjye n'umugabo wanjye n'abana banjye bikaba akarusho. Ntabwo turi gutekereza uburyo tuzabaho tudafite uriya muryango, yaba abana yaba papa wabo. Marite ni wa muntu twahuzaga ku buryo icyo twabaga twiyemeje kwigaho iteka ryose twatuzaga tubonye igisubizo. Yaba njye yaba umugabo wanjye, twese turi kureba ubuzima Marite atarimo tukabona budashoboka. Yari wa muntu umenya ko njyewe ukomeze mu gitondo na nimugoroba. Igitangaza muri iki gihe nari meze gutya, yari yarihaye inshingano yo kuza buri gitondo kumfata akanjyana ku kazi, ambwira ngo ntashaka ko ntega moto, ntashaka ko ntega taxi, mu buryo bwo kurengera umwana wanjye uri mu nda. Byagezeho kubera gukunjyana ku ishuri cyane, abayobozi bamubaza ngo kuri kuzaniye umubyeyi cyane, umugabo we yagiye he? Arababwira ati turi gusimburana. Muri icyo gihe umugabo wanjye ntiyari ahari. Byarenze ubwenge bwanjye, sinzi ababonye sitati yanjye mu cyumweru cyashize, naramupostinze, postinga n'impanga ye ari we mugabo wanjye, mvuga ngo icyari kiri mu mutima wanjye, abantu banyitaho bari hafi yanjye, Mana nabo kubaha uzabampera umugisha. Ayo marangamutima niyo yamfashe ndabapostinga. None Marite aransize, umwana yarengeraga agiye atamubonye. None n'abana bari kuzajya baze nibura bakaza nkababonamo ishusho ya Marite, nabo baragiye. Ubuzima mfite abana ntibakirya ntibakiryama, noneho bageze aho bavuga ko batazasubira ku ishuri, nta gisubizo mfite. None Mana yo mu ijuru, ndakwinginze ngo ari wowe umbera byose, umbera aho Marite atarari. Ducitse igikuba umuryango wose, njyewe nkanjye ndi kujya ntekereza aho tuzajya twicara nk'umuryango turi kujya inama Marite adahari. Iyo shusho ntayo ndi kubona, ariko Mana, kuko uri Imana igira neza, ukaba Imana ishobora byose, kandi twizera ko nta kibuta kiza, turakwinginze ngo uduhagararire mu mwanya wa Marite, kandi urabishoboye kuko ushobora byose. Nuko icyuho cya Marite nugisiba, tuzajye tuzamura amashimwe tugushime, kandi uduhe kwitegura, kuko ndahamya ntashidikanya ko Marite ubunyangamugayo bwe, Marite
yari wa muntu ukora ikosa yabona mugiye kubipfa agahita ari uwo umunyamafuti wowe ukaba umwere kugira ngo amahoro arambe. Nkurikije rero ndahamya ntashidikanya, ngiye ndareba nk'umwana w'umuntu nawe urareba nk'Imana, ndahamya ntashidikanya ko iherezo rye ari ryiza. Nanjye icyo ngusaba mpa guharanira kwitegura ngo mu gitondo cy'umuzuko nzabonane na Marite mfite ibintu byinshi byo kumubwira ibyo abana basigaye bavuga. Mfite umwana muto w'imyaka 4 ari kumbwira ngo mama kuki Marite atafunguye inyuma ngo arino arihera na urunera bahanyure nawe hanyure basige inyuma harangaye cyaka imodoka kigwe ku modoka ariko bo birutse. Nta bisubizo mfite, nta guharanira ngiye n'umuryango wanjye tuzahure na Marite mu gitondo cy'umuzuko tugirane ikiganiro ambwira uko byagenze nanjye mubwira uko byasigaye bimeze, tuzahure tujyane mu ijoro. Murakoze.